Muraho bimeze neza, natwe tumeze neza. Ubu rero niyemeje kujya mbereka amakeke y'amoko atandukanye nzi, kugira ngo namwe mugende mukora amakeke atandukanye, hanyuma abo mu rugo ntibazarambirwe ngo barya keke imwe. Uyu munsi mfite keke y'indimu niyo ngiye gukora. Keke y'indimu irasaba iki? Irasaba amazi y'indimu, umutobe w'indimu hamwe n'igishishwa cy'indimu ariko kirapye mu tuntu dutoya cyane. Nakirapishije rape mu kantu gato cyane. Hanyuma nkagira amagi 4, nkagira amavuta asanzwe atari bata, nkagira amata, ifarini, sucre vanille yindi isanzwe, nkagira isukari hamwe n'umusemburo wa capamandazi. Numva ari ibyo. Ubwo rero ngiye gutangira mbereka ukuntu tubivanga, ubundi tukabishyira mu ifuru. Twatangiye. Ndahera ku magi, ndabigenza kwa kundi, nkora igi rimwe rimwe. Banze ndebe ko nta kibazo rifite. Urabona nta kibazo rino rifite. Rishyiraho ndi bukorere. Yose ndabona ari mazima nta kibazo. Ndahita nyakubita. Nimara kuyakubita ndashyiramo isukari. Agakombe k'isukari cyangwa 1 cup. Hanyuma nshyiremo amavuta. Nshyiramo n'umutobe w'indimu. Umutobe w'indimu nakoresheje indimu 2 nini nziza. Hanyuma ndashyiramo amata ariko makeya. Mbendekeye ataza kubamo menshi kuko amata n'indimu ntibikorana ubundi. Nirinda gushyiramo menshi kugira ngo indimu itaza kuyangiza. Kabaye agakoma keza, ngiye guhita nshyiramo sucre vanille agashashi kamwe. Hanyuma ndahita nshyiramo ifarini y'amagarama yacu 500 dusanzwe dukoresha. Nshyiremo n'umusemburo wa capamandazi. Ndashyiramo ibiyiko 2. Ubundi mvange gake gake. Kamanza nkoresha ikanya kugira bitameneka kuko akantu nakoreyemo ni gatoya uyu munsi. Manze nkoresha ikanya. Ushobora kwibaza uti se kutashyizemo cinnamon kandi uyikunda? Cinnamon ndayikunda cyane ariko muri keke y'indimu ho bashaka kumvamo impumuro y'indimu neza. Rero cinnamon ishobora kuza ikaganza indimu. Nshyiramo ka sucre vanille gusa kugira ngo indimu nze kuyumva neza. Ku bantu rero bakunda indimu cyane n'umuhumuro wayo, iyi keke bayikunda cyane. Kiraryoha pe, bumva ihumura neza. Hanyuma ndahita nshyiramo ya lemon zest. Igishishwa cy'indimu kirapye neza, kirapye dutoya. Kizanamo ka gahumuro cyane. Kurinda gushyiramo cyinshi, kuko iyo ushyizemo cyinshi birasharira. Keke wumva isharira. Nongeramo amata makeya cyane. Ndabona bitangiye gusa n'ibikomera kandi si umugati ni keke.
mwibuke ko nacanye ifuru kuri dogere 180. Mu kanya ifuru iraba yashyushye neza, ubundi mpite nshyiramo iyi keke yacu iminota 20. Keke irabibonetse, iri guhumura neza, indimu buriya irahumura cyane, urabona ko bimeze neza. Ubwo rero ngiye gushyira muri mure yacu nini ya keke. Muribuka ko mbanza nkayisiga utuvuta, dukeya, si ngombwa twinshi, n'agafarini kugira ngo keke itaza gufata hasi. Kandi birinda guhita ishirira. Hanyuma nkasukamo igipondo cyacu. Muri kubona ko iyi keke itandukanye n'iya banana n'iya karoti naberetse ubushize. Irasa n'ikomeyeho gato kubera ko ari indimu. Nyoroheje cyane bishobora gutuma idafatana neza, ikaza koroha cyane cyangwa ikaza iri kuvungagurika kubera ubukariye bw'indimu. Ni ukwirinda gushyiramo amata menshi, ugashyiramo make cyane kubera indimu ubwayo nayo iba ari amazi ukuntu. Murakoze. Ubu rero ngiye gushyira mu ifuru, tutegereze iminota 20, ubundi ndaza mbereka ukuntu imeze, tunatesitinga twumva uko imeze. Keke yabonetse, ivuye mu ifuru, yashyushye, ariko murabizi ko nyine ngomba kubanza gatesitinga niba bigishyushye kugira ngo numve uko imeze, mbabwire uko byari bimeze. Ariko ubu nabuze umuntu waza akaba umutesitinzi, umusogongezi, ngo ajye anyumvira uko bimeze, kuko wenda hari igihe ngewe najya mbijya mu kavuga ati n'ubundi ibintu watetse nta kintu wabura kutubwira ko biryohe. Nzambwire haza umuntu ajye anyumvira uko inteko yanjye imeze. Reka mbumvire rero keke yanjye uko imeze. Let me test. Ariko mureke mbabwire mw'abantu, keke ya lemon indimu, keke y'indimu, keke ya bana y'imineke birahumura mbere yo kubirya, birahumura cyane pe. Reba ukuntu imeze, iba yoroshye mo imbere. Bya bindi nababwiraga nti wibeshye gato ugasukamo amata menshi nk'izindi keke zose yazivungagurika, nta kintu wakuramo. Ariko urabona ko imeze neza. Anumve. Murakoze. Please subscribe, mukomeze mu sharing, mwereke abashuti banyu bashaka gukora ibirori mu rugo, mubereke ukuntu keke zimera, uko ziryoha. Mubarangire ino link yanjye, mubarangire link, bagende bafungure video bari mu gikoni biteguye guteka. Ubundi iyo ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze rero, naho ubutaha mu zindi video zose nzagenda mbereka. Kandi murakoze rwose, ndabashimira kubw'inkunga mukomeza kumpa. Bye, ndabakunda cyane. Ni Chef Jeannine, naho ubutaha.